kuko aho inzovu zirwaniye ngo ibyatsi nibyo bihababarira. Intambara irabera muri Middle East, twebwe ikatugiraho ingaruka. Turi hehe? Turi hano, tutavuye naho turi, kandi noneho twakagombye kuba turi no kure yayo, ariko kubera ko ari amakimbirane y'abantu banini cyangwa se y'abantu b'abanyembaraga, byanga bikunda leta bitugiraho efe iri direct. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga nk'uko muri kubona rino tangazo rya RURA, aho ivuga ko urwego ngenzuramikorere RURA ruramenyesha abaturarwanda bose ko guhera kuwa 17 Mata 2026 saa 12 za mu gitondo, ibiciro ntarengwa by'ibikomoka kuri peteroli habariwemo n'umusoro ku nyongeragaciro ariwo bita VAT, bivuguruwe mu buryo bukurikira. Lisansi ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 2,938 kuri litiro imwe. Mazutu ntigomba kurenga amafaranga y'u Rwanda angana n'2,205 kuri litiro imwe. Wenda reka dufungire aho ngaho. Ni ukuvuga ngo litiro imwe ya esansi ubundi ntekereza byavuguruwe ejo bundi ku itariki zingahera, ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 2026. Ni ukuvuga ngo ahangaha harimo byibura iminsi, harimo ikinyuranyo. Ni ukuvuga ngo ku itariki 17 z'ukwa 4 2026 harimo ikinyuranye cy'iminsi 13. Mu minsi 13 gusa, mu minsi 13 esanse ivuye ku bihumbi 2,300 ijya ku bihumbi 2,938. Ni ukuvuga mu minsi 13, mu gihe itarenze ibyumweru 2. Mu gihe itarenze ibyumweru 2 ni ukuvuga ngo litiro imwe ubwo izamutseho presque 90%. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo 2,303, 2,938 dukuyemo 2,303. Ni ukuvuga ngo litiro imwe yiyongereyeho agera kuri 635 mu gihe cya 2 weeks cy'ibyumweru 2 gusa, kandi biburaho umunsi umwe. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga aya 200. Ubundi dushaka kureba ikinyuranyo uko yongereho ku ijana, dufata current price. Ni ukuvuga ngo 2,938 tugakuramo cya giciro kiri previous cyangwa se cya gisanzweho, ubwo ni ukuvuga ngo ni 2,303, noneho tukagabanya cya giciro kiri original cya kiri cya gisanzweho ariyo 2,303. Ni ukuvuga nga urahita ubona ko nufata ikinyuranyo 600, urufata 635 ukagabanya 2,303, ukagabanya 2,303, urabona ibice 0 n'ibice 2, 7, 5, 7, noneho ukube n'ijana, urahita ubona ko ni
27 n'ibice 57. Ni ukuvuga ngo ubundi mu mafaranga biriya bintu bino bice byose ubundi umuntu aba agomba kubibara, kubera ko tekereza noneho niba kuri litiro imwe hiyongereyeho 27 n'ibice 57 ku ijana kuri litiro imwe yonyine. Ni ukuvuga ngo ahangaha ibi tubifata noneho nugenda urugendo rw'ibirometero 100, sibyo, wenda ahantu wangoga wenda tuvuye litiro 20 ukagenda no kugaruka bikaba litiro 40. Litiro 40 ubwo zirazifite zirazazamutseho byibura urafata amafaranga ya za litiro 40 yarasanzwe, noneho uteranya 27 ku ijana yiyongereyeho, uhita ubona ikinyuranyo. Ni ukuvuga ibyo ngibyo rero bivuze iki muri logistique? Ni ukuvuga the whole system, ni ukuvuga ngo supply chain system yose, ni ukuvuga ngo itiba reflected. Noneho hehe rero mu bwikorezi, mu ngendo za public transport zo gutwara abantu, noneho bikaza bikagaruka ku biribwa, ku bicuruzwa byose, ari ibiribwa ari iki. Noneho ibi ngibi biba ikibazo gute rero? Biba ikibazo kubera ko biza bigahita bigabanya umushahara wakoreraga. Ni ukuvuga iki? Umushahara wakoreraga iyo igiciro kizamutse automatically reflectinga ku mushahara wakoreraga kuri income winjizaga, kubera ko ibigabanutseho ibingana nuko ibiciro byazamutse. Bivuze ko ushobora gusigara utafodinga ikintu kimwe. Reka turebe wenda abantu bo muri secteur privé babasha wenda kuhita bazamura ibiciro bakagendana nabo, ariko iyo umuntu akorera umushahara w'ukwezi ibyo bintu ntabwo bikunda, bisaba igihe kirekire kugira ngo bongere bakore ama index babiregularize. Bivuze ko noneho ibi ngibi bita reflectinga ikintu cyose, ubuzima bwa muntu, yaba mu kwivuza, yaba amashuri. Ni ukuvuga ngo amashuri uko byagenda kose nitugira amahirwe wenda uyu mwaka ntibongeze bigakomeza bikazamuka, cyangwa se nubwo byafungira ku mwaka utaha amashuri agomba guhita azamuka. Kandi nababwiye muri video y'ubushize mbabwira ngo ibiciro n'ubundi ntabwo bihagarariye aha, biraza kongera bizamuka. Nangaha utibwira ko bazamuye cyane, kubera ko ku isoko mpuzamahanga akagunguru ka peteroli kazamutseho presque nka 50%, kandi ahangaha twebwe uracyabona ntabwo turagira no kuri okay. Duhere ku aho ibiciro byatangiriye, byibura essence yakombye kuba iri kugura muri 3700 kugira ngo byibura bihwane nuko ku isoko mpuzamahanga peteroli yazamutse. Ni ukuvuga ngo sinzi wenda ibyo byose wenda abapolisi meka cyangwa se n'abafite mu nshingano baba bafite wenda icyo bari butugenere, ariko ahangaha ubuzima buba bugiye kuba tough. Reka twiganirire wenda twongere twiganire muri video zikurikira, twongere twirebere muri Middle East uko bihagaze, turebe niba Iran na Amerika bashobora kongera kujya mu biganiro bakagira icyo bari butumarire, kubera ko ubu ngubu amaso nibo tuyatezeho. Ciao, hasta la vista. Ntugende udakoze iki? Subscribe niba uri mushyashya hano, niba usanzwe ubana natwe. Video nk'izi duzigeza ku bantu benshi kugira ngo tuzamure community yacu, dukore ibirenze ibi ngibi. Ciao.